Yesu ashimwe bene data, nongeye kubakira mu ijambo ry'Imana. Ni Emmanuel Nitanga nanone ugarutse kugira ngo tuganire kuri iri ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka mu bice 15, turahera kuri murongo wa 17 turagera kuri 24. Yaranditse ngo, nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinze hano. Reka mpaguruke nje kwa data mubwire nti, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpakambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi muwumwambike, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Amen. Imana ishimwe, kuko Imana ari inyembabazi, ni inyembabazi z'ibihe byose. Nta buremere bw'ibyaha byarenga imbabazi zayo. Uko waba umeze kose, kure waba ugeze kose, warasambanye, nibyo rwose birashoboka ko wanishe cyane, birashoboka ko waba warakoze ibyangwa n'Imana byinshi byatumye wangwa ndetse nawe ubwawe ukiyanga. Ariko ngufitiye amakuru meza, Imana ifite imbabazi nyinshi. Ikintu kiyitindije ni kimwe, ni ukuyigeraho, ni uko wongera kwisubiramo ukayisanga. Nicyo ngicyo itegereje, naho imbabazi zayo zisumba cyane ibyaha byawe. Uko byaba bingana kose, uwubona wese yakijijwe afite ahashize he, kandi hashobora kuba harenze aho ufite. Imana ishimwe, kuko idutegerezanya imbabazi zayo kugira ngo tuyisange itubabarire. Dusomye ijambo ryayo rivuze ko umwana w'ikirara, uyu mwana nawe yahoranye na se. Ndashaka kuvuga uyu mwana ari kwa se. Yari umwana unezerewe, wari umwana wizihiwe n'imirimo, ise yishimira, atewe ishema nawe, kandi ari umwana ufite agaciro mu bandi. Bamurebera kuri se bakanezerwa, bakamuhereza agaciro, bakamuhereza icyubahiro. Uyu mwana igihe kiragera, ikikugaragariza ko yari umwana wo mu rugo nuko yari afite y'umugabane, ngo igihe kigere yumva araharambiwe, bitewe wenda n'inshuti yabonye, bitewe n'abantu yagiye ahura nabo, bakamukumbuza ibyo hanze, bakamukumbuza ibyo hirya y'iwabo, bituma ngo uyu mwana yumva akeneye gusohoka akava mu muryango. Ngo yicaza se, aramubwira ngo ndambiwe kuba aha hantu, nkeneye kumereza umugabane wanjye, nanjye nkava hano, ndumva ashaka kugenda. Ise aramwinginga, ariko umwana yanga kuva ku izima. Bibiliya iravuga ngo se amuhereza umugabane we, umwana arawugurisha ngo ajya mu mahanga. Ayo mahanga agiyemo ngo yishimira ibinezeza byaho, yishimira inzoga zaho, yishimira ubumaraya bwaho, yishimira ibyo kwinezeza bihari, aranezerwa. Ariko uko anezerwa ntibyatinda, bwa bushobozi yari yajyanye burashira. Ngo bushire ajya gushaka akazi bakamuhaye, bakamuhana amahame, baramubwira ngo ntiwemerewe kurya ibyo kurya izi ngurube zitarahaga. Bamuhereza kujya yita ku ngurube. Ngo igihe kigere, ngo inzara iramurya, iramwica, imyambaro imushiriraho, ababara umubabaro mwinshi, atura mu byaha, akajya yibwira ko wenda umunezero
ari aho ngaho wabonera, akajya yibwira ko wenda yakibagirwa umubabaro, yakibagirwa intambara. Hari abantu batuye mu buzima bw'ibyaha kuko bategereje ko ngo bakibagirwa imibabaro bababaye. Ariko ngo ufitiye inkuru nziza, Yesu yinjiye mu buzima bwawe, ari mu buzima bwawe, yakwibagizwa izi mibabaro yose, ndetse yaba icyuzuzo cy'ubuzima bwawe. Umuntu ajyamo inzoga yazi ko ari bwibagirwe imibabaro arimo, akayibagirwa by'akanya gato, inzoga zikamushiramo akongera akayibuka. Umuntu ajyamo ibiyobyabwenge bitandukanye agira ngo yibagirwe stress, yirinde stress arimo, ngo yirinde imibabaro arimo, yibagirwe intambara zose ahagazemo. Ariko ibyo byose ntabwo bijya bimutindamo, igihe kijya kigera bikamushiramo akongera kwibagirwa umubabaro arimo. Donc ahora iteka ashaka icyahaza inyota ye, ariko ntajya akibona. Ngo ufitiye amakuru akubwira ngo Yesu yahaza iryo rari ufite, yahaza ibyo byose, ayo mahoro wataye ukayata umunsi watandukanaga nawe. Yesu aragutegereje ngo umugarukire. Icyo agukeneyeho ni kimwe, ni uko wongera kwibuka, ukibuka ko ari we soko y'amahoro yawe. Uyu mwana ngo igihe kimwe aza kureba ngo inzara imurya, ngo yibuka ibihe byiza yari afite kwa se, yibuka uburyo yari abanye nawe, yibuka amasezerano se yari yaramuhaye, yibuka uburyo se yagenda, agaciro yari afite mu bandi. Ngo aribwira mu mutima, aravuga ngo ntabwo binkwiriye ko naba umwana, ntabwo bikwiriye, ntabwo nagerayo ngo data nyiyakire, kuko ntabwo yabishyikiraga kubw'ibibi yakoze, kubw'uburyo yasaga, ntabwo yabishyikiraga ko se yakongera kumwakira nk'umwana we. Ngo bituma avuga ngo nubwo atanyakira ngo mbe umwana we, basi anyakire mbe umugarawe, njya nongere mbone uko nakoga, mbe nakambara mberwe. Bibiliya iravuga ngo amaze kwisubiramo, ahangaha twasomye ngo amaze kwisubiramo, ngo akora urugendo rugana kwa se, ngo agihinguka ari kure y'iwabo, agihinguka ise ngo aramubona, amubonera ku musozi kure, ngo aramumenya. Bibiliya yavuze ngo aramubabarira. Amaze kumubabarira ngo se aza yirukanka, aza kumusanganira, ngo akimugeraho ngo aramuhobera atitaye ku buryo asa. Imana igutegereje ukuri, wangije byinshi, wakoze byinshi byayibabaje, wakoze byinshi ko umutima wawe ubona ko bidakwiriye imbabazi, ariko uko niko ubibona. Imana iracyagutegereje mu mbabazi zayo, iracyagutegereje kugira ngo ikubabarire, iracyagutegereje kugira ngo ikugarure mu rugo, wongere uba umwana wayo, wongere uba umuragwa wayo. Imana iracyagutegereje, iracyabitse ibyicaro byawe mu rugo rwayo nk'umwana wayo, iracyakurindiriye ngo wisubiremo. Imana ikeneye ko wongera kwibuka ibihe byiza mwagiranye. Ngo ufitiye amakuru ameze gutyo, uyu mwana se yaramwakiriye, kandi uko yamwakiriye Imana nayo itegereje ko wongera ukisubiramo, ikakwakira mu rugo rwayo. Iracyagutegeye amaboko kugira ngo uyigarukire. Nta byaha na bimwe birenze imbabazi zayo, nta cyaha wakoze cyarenga imbabazi zayo. Urukundo rwayo ni rwinshi cyane, rusumba cyane ibyaha byawe, rusumba cyane imitekerereze yawe, rusumba cyane uko isi kubona, rusumba cyane uko abantu bakubona, rusumba cyane uko abasambane bawe bakubona. Nubwo wowe ubwawe hari abantu bakora ibyaha kugera ku rwego bajya babwirwa amagambo avuga ngo uramutse ukijijwe na Satani yazakizwa. Oya, Satani nta mahirwe agifite yo gukizwa, ntateze kuzakizwa n'umunsi umwe, ariko wowe uracyayafite ubwo uhumeka uwo mwuka. Imana iracyagutegeye ibiganza kugira ngo igukize. Ngwino, ongera uze, ongera ugaruke mu rugo. Imana iragutegereje kugira ngo ikuhagire, yongere kwambika imyambaro myiza, yongere kwambika icyubahiro cyayo, yongere kwambika ubwiza bwayo, wongere uhabwe icyubahiro nk'umwana wayo, isi yongere kubona nk'umwana w'Imana. Imana iguha umugisha. Karibu kwa data. Mwami Imana Nyiringabo, uyu muntu ugarutse imbere yawe ndamusengeye
kugira ngo agirirwe neza nawe. Ita ku bugingo bwe, uko akugarukiye ongera umugarukeho. Mwami, uyu mubyeyi yirutse asanga uyu mwana, amusanga ku musozi. Nawe uyu mwana uteye intambwe ikugarukira, tera intambwe imusanga kugira ngo abone affection yawe. Yongere yumve inyota ishize y'ibyaha, yongere yumve anyuzwe n'ubushuti bwawe, yongere yumve anezerewe no kuba mu rugo rwawe. Mu izina rya Yesu Kristo wanesheje bisabye nizeye, amen. Imana ibahe umugisha.